Okay. Nk'uko mubibona rero ibiganiro bya Rukumbi TV nakagaruka ni ama episode nk'uko twakomeje kubivuga twageze kuri stade ya Bugesera, stade iberaho imikino. Ubu rero hari imikino y'abafite ubumuga. Iyo mikino y'abafite ubumuga rero tujya tuyikurikirana, mujya muyikurikirana mukabona abafite ubumuga barakina, mukibaza bakina bate, mukabona imikino yabo uko iteye, mukavuga muti ese bakina bate, babikora bate, bigenda bite, iriya mikino tubona bayikina bate, ese bayitoza bate, ese bayisifura bate, ese bigenda bite imikino y'abafite ubumuga muri rusange, ubundi tuyibazaho byinshi. Hanyuma rero uyu munsi kuri iyi stade ya Bugesera twahageze, hari kubera imikino y'abafite ubumuga. Hanyuma uyu munsi rero dufite umwe mu batoza bari gutoza amakipe ari gukina kuri uyu munsi. Dufite umutoza waje afite ikipe ari gutoza, hanyuma tugiye kuganira n'umutoza atubwira uburyo ki ikipe ye yiteguye kumugeza finali, hanyuma atubwire byinshi ku mikino y'abafite ubumuga by'umwihariko ikipe ye. Hanyuma aratangira atubwira n'ikipe yazanye, atubwira n'uburyo n'urwego yihagarariyemo muri make. Hanyuma mureke tumuhe ikaze kuri Rukumbi TV. Murakoze cyane. Nitwa Isingizwe Emmanuel Pitu, abantu umutoza w'ikipe y'Intwari za Gasabo ikiri imikino y'abafite ubumuga ya sitting volleyball. Ndi umuyobozi cyangwa ndi umutoza w'ikipe ikina imikino ya sitting volleyball. Ese mu mikino y'abafite ubumuga habamo ibyiciro bingahe by'imikino? Imikino y'abafite ubumuga harimo ibyiciro byinshi. Hari nka sitting volleyball turi gukina mu kanya, hari sitball, hari wheelchair basketball, hari athleticism, hari amputee football, hari boccia. Imikino myinshi cyane. Urebye imikino isanzwe abantu bakina ibyiciro hafi ya byose natwe mu bafite ubumuga turabifite, ariko umukino wa sitting volleyball turi gukina mu kanya akaba ariwo mukino twavuga uri imbere wateye imbere cyane, kuko muri ekipe y'igihugu imaze kwitabira imikino ya Paralympic inshuro nyinshi. Ejobundi izabera i Paris, ikipe y'igihugu y'abakobwa yabonye itike ikaba izitabira imikino Paralympic izabera i Paris uyu mwaka. Twakinnye ibikombe by'isi byinshi, dufite imidari myinshi. Vuba muri sitting volleyball ni umukino wateye imbere cyane ku rwego rwa Afurika. Ikipe y'abagore niyo ya mbere muri Afurika muri sitting volleyball, mu bagabo tukaba turi aba kabiri ku rwego rwa Afurika. Urumva ni umukino uri imbere cyane, wateye imbere cyane. Ni ibintu byiza cyane rwose byo kwishimira, ni ibintu byo gushimirwa cyane. Dushimira leta yacu igerageza gushyira imbere imikino y'abafite ubumuga, cyangwa se niyo impinduka mu buzima mu mibereho y'abafite ubumuga muri rusange, cyane cyane ku mikino kuko ari nayo turimo tuvugaho. Hanyuma rero ubu urumva utubwiye ko amakipe menshi yagiye agera mu bikombe by'isi, hari bizabera mu Bufaransa, hari amakipe ya mbere muri Afurika. Ese nkamwe nk'abatoza mukoresha izihe mbaraga kugira ngo mube mubasha kugeza amakipe yanyu kuri urwo rwego? Ni ingufu nyinshi yo kurumva gufata umuntu ufite ubumuga. Mbere mu myaka ishize byari bigoye, ariko ubu ngubu nk'uko leta nyine igenda ishishikariza abantu kuva mu bwigunge bakaza ku kibuga, ngo abakinnyi bose, abantu bose bafite ubumuga bamaze kumenya ko siporo ari ubuzima, maze kubona ko imikino ari aho urwego rumwe yabakoramo ikabageza ku rundi, maze kubona ko guhura ari uguhura bagasabana n'abandi, ntabwo badahora ari bonyine. Nk'uko warubajije rero gutoza, ntabwo bigwa no gutoza indi mikino yose, cyane no kuba ufite ubumenyi. Ikindi tujya tugira amahugurwa bakaduhugura, nta kigoye kirimo mu gutoza abakinnyi bafite ubumuga, ni imikino nk'iyindi yose. Ubu rero ikipe yawe igiye gukina, ikipe ubereye umutoza igiye gukina mu kanya. Ese wayiteguye ute, uyifitiye ikihe cyizere cy'uko ishobora kukugeza koko kuri finali nk'uko ubyifuza cyangwa nk'uko ubiteganya? Ekipe yanjye imeze neza, twakoze imyitozo myiza ishimishije.
tugiye gukina kimwe cya kane kuva shampiyona y'umwaka yose ntabwo turatsindwa match n'imwe. Tugiye gukina kimwe cya kane niza ko tukirega tukajya kimwe cya kabiri, ntabwo mfite icyizere ko turi bugere finale. Nirabishingira ku myitozo myiza twakoze, ku bakinnyi beza dufite bafite experience, abakinnyi beza cyane, kandi natwe dufite iki gikombe bashaka rero kuza kukidefanda. Igikombe cy'umwaka ushize nitwe twagitwaye, iki ngiki rero nta kabuza tugomba kongera tukakisubiza byanze bikunze, niyo ntego nta kiri butubuze kugitwara. Okay, ati igikombe tugomba kugitwara nta kabuza kuko n'icyo ushize twaragitwaye, n'ikire tugomba kukigumana. Arakoze Emmanuel aka Pitu, umutoza w'ikipe ya Gasabo, atusangije byinshi ku ikipe ye, adusangije byinshi muri rusange ku mikino y'abafite ubumuga. Hanyuma reka tumwifurize intsinzi, hanyuma kandi niba hari ubundi butumwa wagenera abanyarwanda, ndumva umwanya n'uwawe. Urakoze. Ubutumwa nabwira abanyarwanda bose muri rusange ni ukudushyigikira, bakadutera inkunga, bakaza kudufana. Turakeneye kubabona tugakina stade yuzuye, biradushimisha cyane kuko ni umukino wateye imbere. Sinzi ko mu mikino dufite muri iki gihugu hari umukino dufite abantu mu rwego rwa Afurika, nta wundi. Ni sitting volleyball mu cyiciro cy'abari n'abategarugori. Icyiciro cy'abagabo turabaka mu rwego rwa Afurika. Urumva ni umukino dufite amahirwe ku rwego rw'igihugu, ni umukino turi imbere cyane. Rero turasaba bari kujya baza bakadushyigikira, bakadufana, bakamenya imikino wacu. Ni umukino mwiza uryoheye ijisho, n'imikino tugiye gukina ya finali iri kano kanya rwose. Asaba abantu bakaza bakayireba. Ni imikino myiza cyane. Dukomeza gushimira n'abafatanyabikorwa kuko atari leta, atari uturere, ntacyo twabasha kwigezaho. Muza gushimira leta kuko ikomeza kugenda ifasha amakipe yacu, kugira ngo amakipe yakina muri shampiyona yose n'ay'uturere twe dushyiramo ingufu. Ni iby'agaciro rero kubona uturere dukomeza gufasha amakipe y'abafite ubumuga agakina shampiyona ikarinda irangira. Ni ugushima cyane. Ibindi ndasaba kuza kureba match zacu, ni match nziza, ziraba ziryoshye. Murakoze cyane, numva ari ibyo navuga. Arakoze cyane Emmanuel aka Pitu, umutoza w'ikipe ya Gasabo. Tumwifurize intsinzi. Hanyuma iyi ni Rukumbi TV, gendinde Highest Rukumbi. Ubwo niba ukunda imikino y'abafite ubumuga, nyarukira kuri stade ya Bugesera urebe iyi mikino, ngira ngo iracyakomeje. Niba kandi ukunda abafite ubumuga, wifuriza abafite ubumuga iterambere, tubasapotinge. Inkunga yanyu irakenewe mu ngeri zose, haba mu mikino, haba no mu bundi buzima busanzwe. Abantu bafite ubumuga barashoboye, ntago ari bya bindi bya kera. Abantu bafite ubumuga barerekana ubushobozi bafite, barerekana ubushake bafite mu kubaka igihugu, mu iterambere ry'igihugu. Turagushimiye rero umutoza w'ikipe ya Gasabo, urakoze cyane kandi tukwifurije intsinzi. Abashimiye cyane namwe Rukumbi TV, umusanzu wanyu w'itafari mukomeza gushyiraho kubaka igihugu mu gufasha imikino y'abafite ubumuga no mu bundi buzima busanzwe. Turabashimiye cyane kandi mukomerezaho. Murakoze cyane. Murakoze namwe.